inkota ukuri kurakomeretsa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeretsa umutima rigacengera. Niba ushaka igisebe gito Nyita Mr. Kira, unyita inshuti ya bose, inshuti y'aba diaspora, inshuti y'abanyarwanda. Mr. Kira inkuba ku butaka, ikivejuru cy'ubutaka, nk'ibisanzwe tugenda tubageza cikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ariko uyu munsi wa none wakibaza ngo tugarukanye iki mbere na mbere kuri subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel. Uwitwa Mitsutsu akomeje kwandika izina, kwandikisha, akuvugisha abantu benshi, asokana uwo yise umugore we, umukobwa yihariye bamwita umuhindekazi. Nawe ndebera umbwire niba ari pranka nkuko abantu bakomeje kugenda bamushinja ngo ni pranka, hanyuma tugaruke nkwereka n'utundi dukoryo twaranze icyumweru muri rusange ndetse na weekend. Akamenya tuko kunjamora ngambira amagambo meza y'urukundo. Jeno nongerekana kubwira basi humura baby humura ati bino dufitanye ikibazo muri iyi minsi muri iyi mihanda. Wowe kamarade wenda guha umuneke w'igice cyiwe. Nyakso ati dore Nyakso yaje uri winaga mbwirira Regis na Miki baze hano. Uwitwa Yakamwana Yakakongomani, Yakawumusinzi musanzwe muzi, Yakawa mu ndaya ngo yakiriye agakiza ndetse yagiye no muri korali. Ndagira ngo ubanze unyumvire hano ino korasi ateye, ubundi ubanze nkandire subscribe tubashe gukomeza. Mugihe cyo gusenga amasengesho agera kure cyane Mama yangu game over. Ni uwanja wake kaingia sasa. Game ishaisha. Yakamwana nyuma yo guhimbaza yo gukizwa arashimira Imana yuko Imana yamukuye mu ndaya mu nzoga akaba bisizemo witwa Nzovu. Zazivanye gushimira Imana marigire cyane. Ashimira Imana nayo shimira Imana. Niba wari mu ishyamba ugira ute ariko ugomba gusenga Imana imbabazi. Nari ndi mu ndaya nazigusizemo undi kumwe n'umudamu wanjye kumusubiza inyuma. Mukanya ariko babona abakundu yari yibuze ariko Nzovu biriya bintu yakari kubivuga cyane nkabona urumbitetso byinshi tubwiza aba yumva ko ari abarimo kunkomeretsa bana gukomeretsa Nzovu niba buriya hari ikintu wumvaga bikuzigamo biba birimo buriya icyo cyane ukuvuga ngo ukuri ijambo ry'Imana ni inkota ukuri kurakomeretsa. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeretsa umutima rigacengera. Niba ushaka igisebe gikira ukora iki? Urakibabaza urakihanagura ukanyishyamo umuti. Niba ushaka kugikira ntabwo kubabaza niba adakora iki? Ijambo ry'Imana rirasezera rirakomera. Nyuma yuko tubonye witwa Suba Comedy cyangwa Suba mwamenyereye kwa Kiramani Daddy afungiwe mu gihugu cya Uganda, ubu byakomeye byadogereye uwitwa na Kiramani Daddy ubu nawe yamajije gutabwa muri yombi. Umva uko Dr. Nsabi abisobanura. Kugira ngo no mwanya mbonye no kugira ngo mbabwire
ibintu byakomeye ubundi nari nakomeje kubisha cyane ni kugira ngo hatagira umuntu ubimenya bikaba birebire ariko saa y'izi ubu tuvugana Kiramana arafunze. Umusore yagiye gusenga nta tura afite mu rwara ubukene inzara ari yose bitewe no kwizera bageze mu gihe cyo gutura arihandagaza aterura smartphone ya rutura aragenda arayitura ayishyira mu giseke nawe ndorera. Telefone yanjye numvise umutima mwatari ngombwa yuko gutura ntacyo nari mfite umutima wanjye mwatara gutura telefone kuko niryo tura nari mfite. Wayishyize Nayituye. fata telefone iri gutyo gusa kuyihereza Imana irambwiye ngo uyu mutima wagize wo kwizera ugatanga telefone Imana ikuye ubukene bwari mu rugo iwanyu kuko ni bworoshye. Amen. Wazanye nande Mushiki wanjye. uyu muntu yari afite umutima wo kwizera ko mbona nta n'itike mufite. Nayari yadushiranye mu nzara ariko bavuga yuko fata ibihumbi 10 bizana tubiguhereza. Ndadusanze mubwira